avuga ngo ngiye umugabo yankubise nubwo yabakubeshye numva ngo baragutambikana gusa nge ntago birambaho ngiye yankubise ngiye ndi rwose ndamubwira ati sheri wambabariye ko ntazongera mwana mupfukamira ngewe arankubita pe ndangije rero nyamugore nyisohoka ngo numve umuntu nshaka yankubise urushyi rw'amatama mpita nzongera asubiza nk'urundi mu matwi numva nahita mwica ndamubaza sheri ni wowe unkoreye ibi bintu numva ndababaye agahinda karanyica gusa amakosa numva nakoze nuko nagiye njyanya miliyoni mu mufuka nkatanyuye bibiri yego pe yarabibaza aravuga ati niyo nankubitira mu bantu sindamusubiza. Yes, reka nyumba suze kandi mbahereze ikaze kandi mbashimire cyane by'umwihariko gukoreza subscribe nawe utarikora umbwire ngo niwo mwanya uyikore ujye uratwe ibiganiro bigiye bitandukanye turacyari yawe TV ndetse na MC Peter tukaba aribo tugiye tuganira makuru y'imisi. Amakuru ni meza meze neza cyane kumura nta murare bimeze bite nakabeho ngiye mfite murare urambeshye nambeho njya numva ni byiza rero nagira ngo wowe natwe dutangire wibwira badukurikiye ubundi tugiye tuganira tuze ngo ninde turi kumwe. Ngewe ubusanzwe nitwa Niyo Niringiye Jean Claude ni nayo mazina nkunda gukoresha ahantu henshi ku mbuga nkoranyambaga zanjye nkunda gukoresha Niyo Claude TV. Ni Claude rero niyo tugiye kuba tuganira uyu munsi wano bimeze bite? Bimeze fresh cyane ku gapira gatukura akabanda n'agasa gute ibintu by'abanyamakuru ngiye ikintu byanye abanyamakuru barareba cyane mana babaza n'ibibazo byinshi rero byiza nyine tugomba kuganira tugenda tunareba detail kuri detail yego ariko nyine nubwo mureba detail kuri detail hari n'ibintu usanga mureba ugasanga bitari na ngombwa man nk'urugero se bitari ngombwa reba nka Peter yaratangiye avuga ngo banda nango ntago bisa n'umupira ibintu nyine byinshi ugasanga ni hahandi nyine n'ibibazo bishobora kugucanga mubaza akanjye muze kumbaza ibibazo byinshi ndizera kugira ngo naza gukotorera hano aya ntago tubibaze kubaza ibyo byagitura n'ukuganira tubisanzwe amakuru y'imisi myinshi amakuru ni meza cyane niba uri kwitegereza neza yatubwiye amazina yiwe ariko nuza kurakara kantu uraza kwikanga ugira ngo mu rugori uze gusanga n'igice kimwe na kimwe ushaka kubaza ese umuhungu cyangwa uyu mugabo yaba ari inganzwa yaba ari iki ikigaragara cyo ariko yarahari nawe yakwisubiriza barimo barakubaza ngo ni urugori wambaye ntiwaba uri inganzwa biba bimeze bite kano kaboro n'akaba star man ese urabona ntabandi kugaheza ndi umustar ariko kari akantu k'ubuganzwa muba munazemo ntago ari sawa ariko muri iyi minsi nabonye hari ukuntu basigaye bihereranwa abagabo bakabakosora abagabo mwana abagabo buriya twaragowe none se kusanga niyo umugore agukubise ntaho wajya kurega warega sibeshye se umukoreho nuguhita bagufunga ariko ibyo ni ukubeshya mwihagararaho ntawajya kurega ariko wagiye kurega ubu makuriya akumanyiye urushyi wajya ibaza uramutse utinyutse kumusubiza mu bantu nuguhita bagufunga kubera ngo umugore nta muntu wemerewe no kumukoraho buriya uramenye ahubwo ngo ugire inama kirazira urahagarara akagukubita yakumva nyine agejeje aho yumva ashaka kugeza none se ko ubutabera buhari ugiye kuri sitasiyo ukababwira ati ukamurega ntahohotewe nese ihohoterwa ukarega umugore ubwo si ubwo wajya kumurega uvuga ngo iki kwega uhohoteye hari akantu gato nenda kubaza ntuguhita bagukomera abantu bose bahita bakubonaho ijambo hari akantu gato nenda kubaza ndagira ngo uze kumfasha unsobanurire hari ahantu mperutse kureba ku rubuga rumwe mbona bashyizeho umugore yahaye urushyi umugabo noneho amusubiza urwa kabiri umugabo yanga kumusubiza kubera iki umugabo ashobora gukubitwa bigeze hariya natangiye mvuga ngo bandana wambaye ngo wagira ngo ni rwa rugore rw'abagore bivuga ngo ni ubuganzwa ubwo niba ari kimwe mu bimenyetso cy'ubuganzwa turaza kubimenya ariko buri umugore aramutse agukubise urushyi ukamukubita urundi nta kimenyetso kiriho muri ribu cyangwa n'ahandi kibanza gupima uwasembuye undi cyangwa uwabanje undi ndagira ngo nsobanurire kuko akarengane mu bagabo ndabona kameze nabi yereka nk'ubwizo kuri
turi kuganira mw'abantu twirengagize basi yuko turi no kuri kamera. Umugore mu gihe agukubise uratuza nyine akakumanyagura ukamubwira ati wambabariye, kuko ikimenyetso cyo atanagukomerekeje nta kintu wajya kurega uvuga, kubera ko ushobora no kujya kuregera bari abagabo bo mu buyobozi ugasanga barakubwiye bati se yagukubitaga ureba, si ubwo wavuga ngo yagukubitaga ureba. Kandi nanone uramutse umukubise ni ikibazo, ni uguhita umugore agenda avuga ati umugabo yankubise mutabare, ugasanga bahise bagushyira muri gereza. Ibyo ntabwo byonyine niyo agiye kurega avuga ngo ngiye umugabo yankubise nubwo yaba akubeshye, numva ngo baragutambikana. Gusa njye ntabwo birambaho, ngiye yankubise ngendi rwose ndamubwira ati sheri wambabariye ko ntazongera, nkanamupfukamira njyewe arankubita pe. Aragukubita ejo bundi niyankubise, yaragukubise rwose. Tubwiye byagenze gute kugira ngo akubite? Urumva mbere yo kugera aho ngaho umva nyine nkubwiye ubundi ukuntu byagenze kugira ngo ankubite, ariko nawe buriya yaramuhohoteye. nari natinze gutaha ndangije mbona bunyiriyeho, imvura yari iri kugwa ari nyinshi cyane, noneho imvura iguye ari nyinshi cyane imbuza gutaha. noneho mpura n'umubebi twakundanye kera, noneho umubebe arampobera make, arangije arambwira ngo se ngo wambabariye ngo ukaza basi ukagera mu rugo ukanywa ka mukaru, uko nashyize ka mukaru muri teremusi, ugaca mu rugo ukabanza ukanywa ka mukaru n'umugati kuko ndagushyiriramo n'ubuki. ndavuga ni mu rugo nta buki buhari uzabaza mukaru se yo bazi no kuyiteka. nyine kuki utabugura? ndabugura se, ibintu byo muri iyi minsi rege byarakomeye, ngo ubuki ikirungo niba kigera ku 50,000, ariko nabwo ni inkuru bambarira, sinkubeshye simbizi biravugwa pe. ndangije rero wa mubebi ndamukurikira turagenda nyine tugira n'ibihe byiza, aranetesha nkuramo inkweto, anyoza ibirenge n'amazi ashyushye, sinzi ukuntu nasinziriye, sinkubeshye rwose cyane rwose. mbega ibihe byiza, ankora mu musatsi ambwira uti shushu umeze ute, iminsi yari ibaye myinshi, ese bari barakujyanye hehe? Mana yanjye ndatwarwa ndagenda ngubwa neza, nta nubwo nigeze mbitekera baba we, habe ngo ndanibuka ko urugo ruhari. ndagenda ndaryama ndasinzira, ahubwo uwakwereka ku kamatora nari ndyamye uko uwo mubebe, ni akantu kari sempure, nararyamaga nkumva umugongo rwose uri gukora hasi, ariko bitewe n'uburyo yanyakiriye, uburyo ari kumfata, numva ni dubure ya danje. ndaryoherwa, maze kuryoherwa sinzi ukuntu nasinziriye, nashidutse bwakeye. umugore wanjye rero ahamagara mama aramubwira ngo umugabo namubuze, umuhungu wanyu rwose namubuze, mumumpamagarire wenda mwebwe yapfa kubita. ndangije mama arampamagara, telefone nari nayishyize siransi ariko nkayishyira ngo ndebe abantu bashobora kumpamagara mu gihe bambuze cyangwa se mu gihe ntari kuboneka. ninde muntu ubundi wahangayikishwa no kumbura cyangwa agahangayikishwa nanjye? ndangije rero umugore anyandikira na za mesaje nyinshi, uri he kudataha, nakubuze, nshaka kumusubiza. ndangije namwandikiye aka mesaje ndamubwira ni man napfuye pe. maze kumwandikira ngo napfuye, arangije ahita anyandikira mesaje n'uburakari ngo wapfa se wagicucu we, ngo wapfa ukansubiza. ndavuga uyu muntu yarakaye. ariko umugore wanjye akaba yitonda, akaba atarasanzwe rwose agira amahane yo kugeraho kunkubita urushyi, ari ukumbwira akivovomanga akiciraguraho bikarangirira aho ngaho. arangije ikintu yankoreye cya danje, yarekeye kumpamagara, ariko aravuga ati nzamusebya, umugabo wanjye mwihorere nzamusebya. ubwo ngubwo rero reka azamenye ngo ndatashye. ndibuka icyo gihe uwo mubebe yamerekeje mu masaha y'amasaa 8 za nimugoroba. urumva saa 8 nari natinze gutaha, ahubwo iyo nza kumenya ubwenge mba narazindutse mu gitondo ntaha, wenda nkaza kumubeshya ko naraye ahantu ku nzira, nkanitera amazi nkavuga ati nanyagiwe wakabyara we, imvura nyitashyemo mbonye itari buhite iraza kunyica njyewe.
nkayitahamo. Ubwo bwenge rero sinabugize, bwaje nyuma. Bumaze kuza nyuma ntacye mu masaha 8 saa 9 ngeze ahantu mu isantere y'iwacu. Ebana mpita mbona rero abagabo b'inshuti zanjye baza bamobera bambwira ngo, umwe yarambwiye ngo twagushakaga ngo hari ikibanza dushaka kugura ngo cya $80,000,000. Ndababwira ati amafaranga muri iyi minsi nta nubwo nyafite, kuri banki barayaborotse, sinzi igihe bazayamera. Mu gihe mvuze gutyo barambwira ati rero mu gihe amafaranga ataraboneka ngwino tube tugutama icupa. Ndagenda bantama icupa. Ngeze mu kabari nanyweye irya mbere irya kabiri, ubwo ngubwo njya kumva numva umuntu arakomanze, akomanze ku kabari twari turimo. Arangije ku kabari barakomanga. Urumva kubera ko umugore wanjye adasanzwe agenda mu kabari, yarazi yuko aho yinjiye kubera hari gusakuriza abagabo, arakomanga. Kuko ntago bari kuza, ntago twari kunywera ahantu usagazaga ngiye sinjya nkunda no kunywera ahantu harangaye uko yiboneye hose. Yanze rero kwinjirira abagabo nabi cyenyege, aza mu kinyabupfura. Ubwo rero yinjiye mu kinyabupfura komanze, umuntu wari uri hafi aho ahita ambwira ngo hano hanze baragushaka. Umugabo wari wegereye urugi aravuga ngo ninde bashaka. Ubwo ngubwo uwo wari uje kutureba aravuga ngo dore nuriya dushaka, uriya mugabo wicaye hariya mu iguni. Nanjye rero nari nicaye mu iguni nageretse ukuguru kukunda, ariko nari nibagiwe no kukugerekaho sha. Kandi ubundi ibi bintu ndabikunda, nibyo bingira umugabo wa nyawe. Umugabo wa nyawe burasi no mu bitekerezo wakubwira ni ukugereka akaguru ku kandi. Umugabo uri uzabona yuko ari umugabo uhamye, ni umugabo warengeje ukuguru ku kundi. Ndangije rero nyamugore nyisohoka ngo numve umuntu nshaka yankubise urushyi rw'amatama, mpita nzungera asubiza nk'urundi mu matwi, numva nahita mwica. Ndamubaza sheri ni wowe unkoreye ibi bintu? Numva ndababaye, agahinda karanyica. Ndamutetesha mubwira ngo ni wowe unkoreye ibi bintu? Mana we, arangije aba nkubise umugeri wo ku murundi. Ubu ngubu hano ku kuguru harandya, niyo nkandagiye ngenda ncumbagira. Genda ncumbagira kuko yari yambaye n'inkweto yashinga isongosoye. Yayikubise hano ku murundi neza, ka kantu gasongosoye kinjira hano ku igufa. Numva arankomerekeje, musaba imbabazi, mpita mfukama nca bugufi ndamubwira ati wambabariye. Arangije arankururana imipira yenda kuyica, ndi mu bagabo. Imipira yenda kuyica ayijugunya nka hariya, nanjye njyana nayo. Mu kunjugunya nahise numva umujinya uzamutse, cyakora nubwo nari ndi mu gakoni naritayemo, nahise nerekeza inzira inyura. Umva madamu yansanze mu rugo, sinkubeye, yasanze mu rugo nicaye. Mpita mubwira ni sheri ndashaka kujya koga, anyuka inabi. Arambwira ati niba ushaka kujya koga wakigoryiwe se uroga yo wavomye ubundi. Mpita nshaka ukuntu nyine niyeranja njya, mbona koga ntago ndanabivamo, sasa n'umunaniro nifitiye, mpita njya kuryama ntoze ngewe. Wene umuntu yakubaza mbere yuko turi buze kujya muri details zindi, uri baraguhoye ubusa? Ngiye yamoye ubusa kuko umugabo agomba kwisanzura. Umugabo afite ijambo rya buri munsi. Bihura kwisanzura no kumuca inyuma birahura? Ntase namuciye inyuma ngewe ntago namuciye inyuma. Waraye he? Naraye ku mukobwa w'inshuti yanjye. Mukora iki? Ntacyo to, twanyweye mu karu turaryama. Ukurakoze nta kintu nose kurara. Okay, wenda reka dusupoze ko nta cyabaye, ariko wabimusobanurira gute ko nta cyabaye? Sebura nago nabisobanura gute koko? Urumva jewe agomba kwizera ukuri kwanjye. None se abaye ari we hagati rero nawe na ex boyfriend niho naraye, wamubwira ngo bravo? Ntago yarutahamo. Yarutahamo koko? Akambwira ngo yaraye kwa boyfriend. Arega buri umugabo yarara mu gasozi, n'ubundi abagabo tuba turabahigi turabo kwirwa tuzenga. Urumva nyine taraho ako se umugore yarara ku gasozi bakora amakosa bakuba ko bari mukuri. Si abagabo bahera bagakora amafuti bakuba ko bari mukuri. Ariko ngiye umugabo aba yagiye no gushakisha ubuzima. None se ko yasatse agasanga mu ipantaro harimo inote ya 2 natahanye, nubwo
nubwo gusa amakosa numva nakoze nuko nagiye njyanye miliyoni mu mufuka nkataha nyuye 2 yego pe n'abakiriya b'ibirara akabagabo twebwe turi ba marayika n'ubundi abagore rega abagore n'abakobwa nibo ndaya nta mugabo w'indaya ubaho. Amaji yaravuze kuzimira k'umugabo umugabo ujye ugenda ngo agere nta mugabo ugenda ariko agataha none njye sinatashye sibyo njye sinatashye nanjye naragenda ataha nawe se ikindi yakoze kugukosora gusa. Oya we ntago yagombaga kunkosorera ngo neza abo bantu ubwo we twari kugenda ambwira ati sheri wanjye nari mukumbuye n'akageri kiwe byagutwara iki. Dore ikintu buraya nkoreye ikosa rikomeye yagombaga kumbwira ati sheri nagushakaga mbabarira uze dutahe mubwire hari abantu baje no kukureba mu rugo wenda kandi ambeshye uti hari abantu bo muri famille baje kukureba cyangwa nambwira kubera mama ari we ntinya na papa akambwira ati ababyeyi bawe baje kukureba nkahita nza kubareba sibyo rata noneho nagera mu rugo yashaka agafata rakireta akayimanya akayinkubita yayinkubita nkahita ntuza asibye ko twaserera yayinkubise ariko mu bantu nanone ndi kugarura ubwenge nkavuga ni yarabibaza aravuga ati niyo nankubitira mu bantu sindamusubiza. Icyo nshaka kubaza kimwe nubwo hariho uburenganzira bw'umugore ariko nubwo umugabo bwakabaye bumwe umugore agukubitiye mu bantu wenda uri mu ikosa ukamwishyura abantu ntabwo ari abatangabuhamya ntibabisobanura mu mategeko byabaye ngombwa yuko ajya gukurira. Urumva rero hari ibyo tugenderaho ukareba ukavuga uti abantu ashobora kugukubita abantu bakavuga bati kuva ari umugabo wamukubise nawe akamusubiza kandi nta mugabo wemerewe gukubita umugore. Urumva ni ikibazo rega mwana buriya reka nkubwire nubwo gereza bayivugisha umunwa gereza ni hatari cyane rwose aho kugira ngo rero ngiye bamfunge ngiye yafata n'ikibanda akamuragura yashaka akancukugura mbireba none se n'ubundi ko ari ubuzandwaza uzi ikibazo nge nagira ndetse amakosa yatuzanira kugukubita wabiki ndetse amakosa asa amakosa nayareka ni wowe. Abadukurikiye ndagira ngo mbabwire abantu bakurikiye MC Peter TV show cyangwa Yawe TV muze kwibuka gukora kuri subscribe mwibuke mukore subscribe man mwibuke gukora n'ibindi byose ariko hari ikintu kimwe nagira ngo mvuge mu bantu badukurikiye mwese abakurikira ibiganiro byacu ku izi channel n'abakurikira YouTube muri rusange social media byanze bikunze hari akarengane gakorerwa abagabo ahangaha ndagira ngo tugire message ntoya dutanga ese nubwo hari uburenganzira bw'umugore nubwo umugore akubitwa cyangwa arwana mu rugo yananduranyije umugabo yamukosora akaba ari ujya mu ikosa ese nk'abashinzwe uburenganzira bw'umugore uburenganzira bw'umugabo bwo nubuhe mu bantu bakurikiye zino channel zombi batanga ibitekerezo mujye muri comment namwe mutubwire nkaribo biremewe ko umugore aza akamurushyi mu bandi bagabo nkarebera cyangwa nanjye mukosoye ntacyo bitwaye mwatubwira kuko kurega byo biranagoye cyane. Wenda reka nubwo ntari buze kugira uwo nsubiriza cyangwa se ariko nanjye nshobora gutanga igitekerezo. Uburenganzira hari mbere ko uburenganzira bw'umugore hari uburenganzira bwa muntu nta muntu wemerewe gukubita undi muri rusange uwo ari we wese icyo cyo turacyumvikanaho nta muntu wemerewe gukubita mugenzi we kandi kwihanira ntabwo byemewe ntabwo rero umuntu azagukubita nawe ngo umukubite wumve ko umukosoye ahubwo hari inzego bireba abagabo icyo muzira nuko mwihagararaho ukumva niwe wahohotewe n'ubwo baraguseka. Alpha nimba nibeshye gatoya na Claude ndagira ngo muramfasha mu mbwire mwaba muzi impamvu ituma iyo umuntu akoze accident akagonga umuvandimwe w'umuntu iyo polisi itungutse hafi wa muntu wari uri mu kinyabiziga kigonze akica umuntu bahita bamutwara mu buryo bwihuse bamukura aho hantu hari uwamfasha kumenya impamvu zabyo cyangwa abadukurikiye bakatubwira. Uzi impamvu sinjye nanjye ndayizi impamvu bahita bamukura aho hantu urumva ubuyobozi cyangwa ubutabera butahageze vuba bamwica ba nyir'umuntu bo bahita bagira umujinya bakaba birengagiza amategeko. No, icyo ngicyo avuze nicyo ariko impamvu bamukura aho ngaho ubundi mu Rwanda tugira ngo kumira icyaha kitaraba ese ugira ngo we aje akamwica
we ntibamufunga wapfushije baranagufunze kandi ntibagukatira munsi ya 30. ubwo se waba ukemuye iki turi ku kiganiro kijyanye wenda n'uburenganzira bw'umugabo. Ngiye nanjye ndaza kubaha urugero urundi rugero. Umugabo w'inshuti yanjye w'ikibwa mana yanjye. Impamvu ituma uriya muntu Claude bahita bahamukura vuba vuba baba banga ko hari abiwe bahagera ba nyiri umupfu bagifite umujinya bagahita bihorera. None rero uriya mugabo umugore aje agakubitira hariya hantu abandi bareba wese si umuntu ntagira umujinya none se kuki we yarakara akamukosora nono kandi nyiri gutangira icyaha agaragara bakaza guhana uwihimuye nyuma. None se Peter reka nkubwiye uri umuntu w'umugabo wenda uri kuvugira abagore cyangwa uri kuvugira abagabo? Uri kuvugira abagabo. Urakoze cyane. Bitumye urugero nari ngiye gutanga ku mugabo w'ikibwa w'inshuti yanjye ntakirutanze. Abagabo twaragowe byo rwose. Ariko icyo Peter avuze nose mani reka nkubwiye hari nk'igihe wenda ariko natwe abagabo turakosa. Hari aho tugira ibikosa umugore akaba yagira umujinya akaba yagukindagura. Ati kubera iki? Reba nk'ubu hari umugabo w'inshuti yanjye ejo bundi twari kumwe arangije yaragiye amara nk'ukwezi mu rugo rw'undi mugore. Umugore w'ibana yagiye gusura umugore w'ibana. Gusa nawe yaragarutse nicyo namushimiye. Noneho ikibazo cye yagiye ajyanye miliyoni 10. Cyakora nawe ikicucu ukwezi kose miliyoni 10 ugatahana ibihumbi 28 ngo nibyo yatahanye. Ariko yaratashye umugore akimubaza ngo se sheri ngo ya gahunda y'ikibanza twaye tugiye kujya kugura hari ikibanza bashaka kugura ngo imasaka cya miliyoni 12 bana bipanze rwose ngo kuwa kane bazajyayo waragenda yimarira ukwezi umugore agira ngo umugabo yagiye kugira ate agira ngo umugabo yagiye gushakisha ibibanza yagiye gushaka ibibanza ngo azaza bizana nta bibanza cyari cyagiye kwirira isi noneho ngo kiragenda kijya muri beti kijya ku betinga cyakora ngo yatahanye ikarita ngo yadanje ngo ihabwe umukiriya wa mbere w'imena muri betinga amaze kuyitahana iyo karita yageze mu rugo ngo yahageze ngo ari mu bizunga yarataye umutwe umugore arangije aramubaza ngo sinzi akantu yamubajije kari muri telefone arangije aramubwira ngo telefone iri mu ibage yanjye ngo genda utore ngo telefone iri mu gikapu cyanjye arangije agiye kuyitora agifungura bwa mbere yahise akubitana n'agakingirizo ka mbere aramubaza ngo se sheri ngo reka nkubaza warimo uvuga ngo uwo mugabo ngo yatahanye karita ngo y'umukiriya w'imena. Yego yatahanye ikarita y'umukiriya w'imena muri beti nyine kubera ko arabetinga cyane no kuvuga ngo niba afite nka miliyoni ari yazanye muri beti ntago arayitahana yose arayibetinga urumva uriya mugabo gusa nagiye mugira inama arambwira ngo ayo bamuriye ni menshi ngo mpaka azayagaruze yose. Maze umugore arebye mu gikapu cyiwe bwa mbere ikintu yasanzemo cya mbere yasanzemo agakingirizo pe arangije aramubwira ngo n'umujinya mwinshi Imana imbabare kuba ndi guseka nshaka guseka ariko birababaje arangije aramubwira ngo sheri aka gakingirizo kavuye hehe muri iki gikapu uzi ukuntu umugabo yahise amubeshya yahise abeshya umugore we ngo agakingirizo ngo ni aka Aimable ngo yamaye ngo nkamubikire ngo yabonye ataragatahana mu rugo aravuga ati ngiye kambikire rwose wowe umugore wawe ni inama y'Imana kambikire ngiye kuko yanyica sanga nawe burya afite abandi bagabo ku ruhande b'inshuti ze nabo bafite abagore babaniga bameze nk'uwanjye cyane rwose. Umva umugabo rero akorwa n'isoni umugore nyine agize ngo arebe no mu yindi mifuka noneho ngo hari aho yasanzemo ubukingirizo bugera muri 25 arangije aramubwira ati okay ko wambeshye ngo aka gakingirizo ni aka Aimable ubu bwo noneho bupakiyemo n'ubwanda umugabo umutwe uramurya ngahita ajya no kuryama abura hakwirwa nyine aho abura icyo asobanura mwebwe ko muri abantu wasobanura ngo ikiba gusanganya ubukingirizo bugera muri 20 icya mbere ntuko
bakawusangamo rwose ukongera kuri 20. yego ntabwo nzegewe nahita mbwira umugore yuko yego naciye ahantu hari abantu ba PSI baba bwamamaza urumva barangiza bakadukangura nyine kubwakira ndagafata nari mbuzanye mu rugo ngo nitujya tujya mu gihe cyo kuringaniza urubyaro tugakoresha. umaze ukwezi udataha mu rugo namubwira ko ntahutse nyine nca aho hantu ko ntuzanye ngo turinganize urubyaro bwaho ngaho ko buba bufite isura yabwo buba bufite ukuntu busa utahanye ubwo gusa cyakora amahirwe yagize nawe ngo umugore yaramubwiye ngo ubu bukingirizo bwawe ubu bukingirizo bwawe ntabwo buri seriye buranuka ngo niba niyo uza kugira ubukingirizo buhumura ngo umugabo aramuhaza ngo none se ubukingirizo bunuka n'ubuhumura urabuzi umugore aramubwira ngo ubukingirizo buhumura ngo ngewe nibwo nkoresha gusa kandi mu rugo iwabo ngaho nawe umva umugore ubwo nkoresha gusa ngo ngewe ubukingirizo urumva utarahuye n'ibibazo buranuka ntabwo nakwemera ko bukomeza kunyinjirira mu nzu. Ngira ngo wenda duse nabigire ku musozo twagiye tubona byinshi bitandukanye woweho experience urayifite ngo kwatandukiye ishi warazihaze ariko wenda buriya nk'uko ubivuze urumva abagabo batagira amafuti se abagabo nyine abagabo mwana hari aho tugira amafuta ariko ahenshi dukora ibintu nyine bya kigabo bya kigabo nibwo buryo bwereka kuko iyo naho abagabo bajya bicira ibintu kuko iyo ibintu byapfuye umunsi uravuga uti uretse gato kubw'amahirwe turi kumwe na Peter yaba yaragiye n'imbere ubwo akabisubiza ari imbere ya kabiri naho byari kuryoha ariko ntacyo nasubirize hano nanjye nyine ndi umugabo sava ariko n'ubu bamwe mafuti y'umugabo nibwo buryo bwe Peter nka weekend imwe bavuze ngo reka tugurane abagabo mujye mu rugo abagore batahire igihe abagore batahira ku wa mbere bya bimeze bite abagore bajye batahira igihe abagabo batahira weekend imwe reka duhinduranye wenda ku wa gatanu bya bintu abagabo bakora muri weekend niba abagabo bajyaga bari gukora niba bajyaga abagabo bataha saa sita z'ijoro bajyaga kunywa urariye ugira gute noneho bakavuga ngo reka tugurane abagabo mujye mu rugo mwite ku nshingano zo mu rugo abagore basohoke nk'uko namwe mwasohokaga Peter mbwira ku wa mbere twaba turi mu situation imeze gute kimwe mu bintu biriho rwose reka nongere mbwira abantu badukurikiye uko ni akanya ko kugira tuganire ariko munaduha ibitekerezo mu makomenti mutubwire uko byifashe namwe ariko ikiriho nk'uko uburenganzira bw'umugore busigaye buri hatakivugwa umugabo amukora mu matwi akajya mu munyururu agafungwa akabikwa n'ubundi itegeko ryasohotse rivanga icyo gihe tugurane twabyakira twajya mu rugo bakagenda ku wa mbere rero batashye ku wa mbere batashye twabatekera tukabagaburira none se aho gupfa uyu munsi wapfa ejo da nayo ni kubyumva ngiye niko ahubwo ngiye mbyumva cyane kurusha Peter ngiye noneho umugore banabivuze ngiye no gusigara ntetse n'igikoma ahubwo yarenga urugo igikoma nagishyizeho kare abana ndi kubuhagira ndwana nabo nubwo bamwagize niki ntagiteka dano naho kugira ngo bamfunge ku musozo mbere ko dusoza wenda ushaka kutubwira hari kiri ku mutima wawe ushaka gusangiza abadukurikiye n'abakuze muri rusange ubundi tugasoreza ku nama Peter agiye kugira abagore n'abagabo ikindi Claude ngira ngo utarakomeza nagira ngo nkubwire kano kanya kuri yawe ndetse na MC Peter TV show wemerewe no kutubwira turabizi neza Claude turi kuganira nawe uno munsi afite experience mu bintu byinshi hanze kuri social media agira channels abarizwaho no umukinnyi wa filime nubwo atanabivuze nabyo rero niba hari na channel ye yaza kuyisangiza abantu badukurikiye nawe niyo subscribe bakajya bayimuha nta kibazo ahangaha iwacu tubereho kugira ngo tuzamurane twese tugereye amahoro gahunda yo kugerayo amahoro murakoze kaberura karama karame wampaye inka ikintu rero nagira ngo mbwira abantu wenda badukurikiye bajyeho kuri channel wenda yanjye bansapotinge nitwa Niyo Claude TV kuri YouTube kuri TikTok nitwa Niyo Claude TV naho mwagenda mukama subscribe mukanshyigikira mukanasharinga mugakora na comment cyane ko hano kuri izi cano mumbonyeho muzajya mukunda kumbonaho kenshi ndi kuganiriza abantu iki cyari igitekerezo twari turi gukereya
wari umugani ni n'urugero kuko ibi turi kuganira ni ibintu bijya bibaho mu buzima ntago twatandukiriye nta nubwo twigeze tuvuga nabi kandi ni ukuri murakoze kudukurikira mujye mukomeza kudukurikira kandi tuzajya tubasetsa tunabashimishe cyane by'umwihariko abantu bakunda kwishima murakoze. Murakoze cyane rero ubwo reka tubwire ngo abantu bakurikiye Yawe TV ndetse na MC Peter TV show nakagaruka koko nkuko Claude bivuze rwari urugero ariko biravugwa hanze aha ngaha bagabo ni mukomere bagore namwe nimumenye neza yuko umugore atari umugore mumenye neza ko umugore atari umugore mumenye ko mwagiye kubaka ingo mukeneye kubana n'abagabo banyamahoro bagabo namwe guca inyuma abo mwashakanye si umuco mwiza nubwo mu Rwanda kwahukana ari umuco ariko ubu ngubu ngo gahunda basigaye bahukanira muri ghetto ariko abagore mukurikiye MC Peter TV show ndetse na Yawe nta bintu byo kwahukanira mu mageto nta n'ibintu byo kwahukana ni mugumikirize mugume mu ngo zanyu kandi bagabo namwe muba abana beza muba imfura mwubaka urugo ruzima ruzira umwiryane ruzira amakimbirane urugo rurimo amahoro no kuramba maze kuramuka bibaganza tubabwira mwese ngo nakagaruka bye bye bye.